Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya inkuru iri gucaracara ni uko uyu nguyu Vestine nyuma y'uko akoze ubukwe bwo gusezerana mu murenge, uyu nguyu Jackie yamwibasiye by'umwihariko, tugiye kureberaho amwe mu magambo umukobwa umenyerewe cyane mu Rwanda hano gutwika imbuga nkoranyambaga by'umwihariko bitewe n'amavideo aba yashyizeho. Abantu bamuzi nk'ibandi, aheruka no gushwana n'umugabo we avuga ko umugabo we nta kintu yaramumariye, mbega ko mu buriri yamupfushaga ubusa akamutoba ku buryo yumvaga mbega atishimiye kubana nawe. Ikindi kintu tugiye kurebera hamwe ni uko ngo uyu nguyu Dorcas yateye umuryango we agahinda ku buryo buteye ubwoba, ku buryo mukuru we bakurikira hari ikiganiro aherutse gukora ku Isimbi TV ari kurira cyane avuga ngo ibyo Dorcas adutunguje ndi twegeze tubyitegura kandi ibi bintu birababaje cyane. Uyu nguyu rero Jackie yavuze amagambo menshi agiye atandukanye kuri uyu mukobwa, avuga ko uyu mukobwa ari agashwi, ko umukobwa w'imyaka 22 atakagiye kwiyahura ku mugabo w'imyaka 42, by'umwihariko uwo mugabo akaba atari n'uwo mu gihugu cyabo cy'ivuko, ngo nuko akurikiye imitungo. Kandi anagomeza anavuga ko uyu mukobwa yari afite ejo heza by'umwihariko bitewe n'izina yari afite mu muziki nyarwanda, yari afite igihe kinini cyo gukora umuziki, ariko Jackie yavuze ya magambo ati njyewe ntabwo nakemera kujya mu gihugu cyo hanze nsiga igihugu cy'ivuko mugenzi neza ko mbayeho ubuzima bwiza. Yego nibyo koko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hari abakobwa babayeho ubuzima bubi kubera kubura amafaranga, ariko wowe wagize amahirwe yo kubona amafaranga, uracyari mutoya, niho ukirangiza kwiga, nturanumva n'uburyo ubuzima bwo hanze buryoha, uhise wirukankira kujya gushaka umugabo ngo nuko ngo uwo mugabo afite amafaranga. Ikindi kandi uyu nguyu Jackie yagomeje avuga ko kuba uyu nguyu Dorcas yashakanye na kuyu Vestine yashakanye n'umugabo bishobora kuba bigiye gushyira iherezo ku muziki we na murumuna we Dorcas. Ikindi kandi yavuze ngo kuba yashakanye n'uyu mugabo biteye agahinda kubera ko uyu mugabo byonyine no gusoma izina rye mu murenge byari byamunaniye, kuvuga Ishimwe Vestine byari byamunaniye. Akavuga ati ni gute uyu mukobwa azabasha kumvikana n'umugabo utazi no kuvuga izina rye mu kirimi nk'uko babisabwa. Aravuga ati njyewe ntabwo nabyemera, uko naba ndi kose nzapfira mu gihugu cy'u Rwanda, kandi nta nubwo amafaranga buriya nubwo kenshi tuyakurikira ntabwo twese birangira tuyabonye. Ashobora kugenda nonaha ejo akagaruka nabi bitewe n'uko igihugu azaba agiyemo kitazaba ari icy'ivuko. Ikindi kandi yagomeje avuga ngo Irene ibintu yakoze ntabwo ari byo, Irene yakoze amafuti menshi, kuko ubundi Irene niwe wahuje uyu nguyu Dorcas, uyu nguyu Vestine ndetse n'uriya mugabo. Uyu nguyu yagomeje avuga ko gushakana n'umugabo w'imyaka 42 ufite imyaka 22 ntacyo wabuze, uri umukobwa ufite amafaranga, ufite iterambere ngiri ngiri, ari ubugoryi bwa mbere uba ukoze. Ikindi kandi anavuga ko abasore benshi bamwirukanseho hano mu Rwanda akabanga, bafite amafaranga bamutunga akabaho neza niyo ataba akora uwo muziki, ariko kubera kwirukankira ibintu bidasobanutse birangiye agiye gushakana n'umugabo umurusha imyaka 20 y'amavuko. Bishatse kuvuga ko uyu nguyu Vestine ajya kuvuka yavutse umugabo afite imyaka 20, ari umuntu uciye ubwenge ku buryo yararangije no kwiga. Yagomeje avuga ati njyewe ibi bintu ntabwo mbishyigikiye, ntabwo nabyemera kuba nava mu gihugu cyanjye cy'ivuko nkajya gushaka hanze, kandi nzi neza ko mu gihugu cyanjye ntacyo nahaburiye, mfite n'izina rikomeye cyane. Yagomeje avuga ko ubu ngubu umuziki we na murumuna we akadomo tayari kagiye kuba kashyirwaho, kubera ko nta muntu n'umwe uzongera kuba yabafasha. Reka ngushimire ko twabanye muri iki kiganiro, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye kuri Mansa Musa TV, ndetse ngomeza no gushimira abakoze subscribe bose.